twongeye kubaha ikaze ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi ku cyumweru. Ndabiyegereje mwese abari ku migabane itandukanye, Burayi, Amerika, Uburayi no muri Aziya na Afurika yose n'u Rwanda rwacu. Ndabasuhuje mwese aho muri hose. Umunsi wo ku cyumweru tugiye kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana yaduhamagare kugira ngo tugeze ubutumwa bwiza hirya no hino ku isi. Nibyo turimo dukora kandi tubashimira abadukurikirana buri munsi hirya no hino. Turabibona abaduha courage, abadukomeza kandi abagiye badufasha mu buryo bundi cyangwa bumwe. Turabashimira, Imana ibaho umugisha mwese. Nukuri gushyigikira uyu murimo w'Imana, nawe uba urimo ukora umurimo w'Imana. Aho wakumva ubutumwa bwiza bugera nuko hari icyo tuba twakoze kugira ngo bugere bukugereho. Nawe rero uramutse wumva umutimanama wawe hari icyo ukubwira, mu by'ukuri gushyigikira ubwami bw'Imana nta kosa ribirimo, ahubwo uba urimo nawe ukorera mu bwami bw'Imana, wamamaza Kristo unyuze mu zindi nzira. Nk'uko natwe twicara hano tuvuga, nawe ushobora kwicara ahandi ukavuga ubutumwa bwiza unyuze mu zindi nzira. Imana ibaho umugisha kandi uko uzajya ibabohora, namwe mujye mudushyigikira kugira ngo tugeze kure Kristo, tumubwira abantu kugira ngo isi yakire ubwami bw'Imana. Umunsi Kristo azagaruka, azagaruke asanga benshi bamaze kwihana kandi benshi azabone abatwara mu itorero rye. Imana ibaho umugisha, wa mugabo we, wa mugore we, wa musore we cyangwa inkumi, mwese abadukurikirana mwese, Imana ibaho umugisha. Mu kanya twarimo dusenga, ariko tugiye kuganira ijambo ry'Imana Imana yaduhaye dushyize ku mutima wacu. Ndagira ngo turisangire kandi rikubera inkomezi, rigira icyo rikwigisha kandi rigira aho rigukura rikujyana ahandi. Turarisanga mu Itangiriro igice cya 22. Turahera ku murongo waho wa 3. Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be 2 na Isaka umwana we. Yasa inkwi zo kose igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye ku munsi wa 3. Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu be ati, musigare hano, musigirane hano indogobe jye n'uyu muhungu, tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo, azikorera Isaka umuhungu we. Ajyana umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati, data. Aramwitaba ati, ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati, dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama uri he w'igitambo cyo koswa? Aburahamu aramusubiza ati, mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana, bagera ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubakaho igicaniro, yararekaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka ahamagara mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati, karame. Aramubwira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubu menye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana w'ikinege. Aburahamu yubuye amaso arareba, abona inyuma y'imfizi y'intama
imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda intama ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bavuga na bugingo n'ubu ati ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Imana rero ibaho umugisha. Uyu munsi turaganira ku gicaniro. Ku gicaniro n'igitambo nicyo numva umwuka nyoboyemo kugira ngo tuganire. Uwagitambye ninde? Igitambo ni igiki? Igicaniro ni ikihe? Mwese murabizi ko Aburahamu ni se wa Isaka. Icya kabiri nuko twese tuzi yuko ari sogokuruza amahanga yose, ariko kugira ngo yitwe segukuru w'amahanga yose, sekuruza amahanga yose, hari aho bituruka, hari aho bikomoka. Ntabwo yapfuye kwitwa iryo zina bidafite aho bivuye. Mu mutwe w'amagambo w'igice cya 22 mu Itangiriro hatubwiye neza ngo Imana igerageza Aburahamu imutegeka kuyitambira. Hari igihe Imana igerageza umuntu, kumugerageza kwe ntago bivuze ko Imana imwanze, ahubwo Imana ibishaka kureba neza kuko uyubaha. Kandi kenshi turageragezwa nk'abantu Imana yatoranyije hamagaye. Umuntu wese witwa ko ari umukristo wakurikiye inzira y'agakiza urageragezwa, ariko umuntu ntamenye ukuntu ageragezwa. Kandi Imana igeragereza umuntu mu kazi akariko kose musanzemo. Kandi ntago ipfa kugeragereza umuntu gusa icyo, ikugerageza ishaka ko hari iki gushakamo kizabejo. Bibiliya iratubwira ngo Imana ihamagara Aburahamu arayitaba. Iramubwira ngo fata umwana wawe ujye kumuntambira ku musozi w'i Moriya. Aburahamu yari atuye i Berisheba, niho yari atuye. Berisheba niho yari ari. Ahaguruka i Berisheba ajya i Moriya. Ni urugendo rwahagenderwa iminsi 3 kugira ngo agere ku musozi aho yagomba gutamba umwana we. Yagombye kugenda iminsi 3 kugira ngo agere aho yagomba gutamba umwana. I Moriya niho hari igicaniro. Bibiliya iratubwira ngo ahagurukana n'abagaragu be, baragenda ngo bagere munsi y'umusozi aho yagomba gutamba umwana. Abwira abagaragu be ati nimube musigaye hano nzamukane n'uyu muhungu tujye gusengaho gato, turagarutse mu kanya. Abagaragu basigara munsi y'umusozi bategereje shebuja wabo. Hanyuma azamukana n'umuhungu we. Ariko ngo bagere hagati mu musozi, Isaka ahindukira na se aramubaza ngo data, undi ati karame, ko nabonye inkwi z'igitambo, nkaba nabonye n'umushyo, nkaba nabonye n'umuriro, ariko ntago nabonye igitambo kiri butambirwe ku gicaniro. Aburahamu asubiza umuhungu we, umuhungu aramubwira ati Imana iri bwishakire igitambo. Kubera iki wakwibajije impamvu Isaka yabajije se igitambo kirahagana hehe kiri butambwe ku gicaniro?
wakwibajije nanone ku bagaragu basigaye munsi y'umusozi kuki batakomezanyije na shebuja wabo. Ndagira ngo wibaze aho hantu hombi habiri. Ndagira ngo mvuge isezerano rirageragezwa, uko ryaba ringana kose rirageragezwa. Upfa kuba waravuganye n'Imana rirageragezwa, wirengagize rirageragezwa, ubyiyime rirageragezwa, usenga amasengesho menshi rirageragezwa, witange mu buryo bumwe cyangwa ubundi rirageragezwa. Ariko icyo Imana ishaka, irashaka umuntu wayo muzima kugira ngo abe umuntu muzima. Imana izatangira ubuhamya. Imana irashaka umuntu izatangira ubuhamya. Imana irashaka uwizaraga ibye imuhamiriza. Ntabwo Imana yakuraga ibyayo itaguhamiriza. Ntishobora kuguha ibyayo itaguhamya. Irashaka uwiraga ibyayo umuntu muzima. Irashaka umuntu uzi igicaniro cy'Imana, umuntu uzahagarara ku gicaniro agahamya, umuntu uzamenya ibyo igicaniro gikeneye, umuntu uzakunda igicaniro cyayo, umuntu uzayitambira ku gicaniro, umuntu uzahagarara nayo ku gicaniro, umuntu uzatinda ku gicaniro. Uwo nguwo niwo Imana izaraga ibyayo. Ntabwo Imana ishobora gufata ibyayo ngo ibiguhe gusa, no. Imana irashaka umuntu uzahagarara ku gicaniro akamenya igicaniro, akamaro k'igicaniro, umugisha w'igicaniro, gutinda ku gicaniro, igisubizo kiva ku gicaniro, umuntu urara ku gicaniro, umuntu wita ku gicaniro, umuntu uzita ku gicaniro, umuntu uzatinda ku gicaniro. Uwo ni we Imana izaraga ibyayo. Kubera iki Isaka yamenye ko hari ikintu kibura ku gicaniro, ariko kubera icyo abagaragu batamenye igicaniro? Kubera iki abagaragu basigaye munsi y'umusozi? Abagaragu ba Aburahamu ko babanaga imyaka myinshi, ko babanye, Bibiliya iratubwira ngo Aburahamu yari afite abagaragu 318. Abagaragu yari afite abagaragu 318. Abo nibo yari afite mu rugo, nibo bari bamugaragiye, nibo yari yatunze abagaragu. Kandi bahoranaga na Aburahamu igihe cyose, kandi bagendanaga ahantu hose yabaga yagiye, babanaga nayo iminsi yose. Ariko kuki bagarukiye munsi y'umusozi? Kuki batajyanye ku gicaniro? Abagaragu nuko biyumvishijemo yuko igicaniro atari icyabo, nuko babonaga igicaniro ntago cyabavunaga, ntaho cyari kibavunnye. Iyo umuntu avunwa n'ikintu uzamubona, iyo umuntu avunwa n'itorero uramubona, iyo umuntu ari ku gicaniro, iyo umuntu afite igicaniro mu mutima, iyo umuntu ageze mu rusengero afite igicaniro, amenya ikibura mu itorero, akamenya ko riratara ryarapfuye akarigura atabanje gushaka umushumba. Kubera iki? Nuko uwo muntu avunwa n'itorero riri mu mutima we. Niyo mpamvu wumva ngo Isaka ageze mu hagati y'umusozi bataragereyo, abaza se, aramubaza ngo ko nabonye umuriro w'igicaniro, ko nabonye inkwi z'igicaniro, ko nabonye umushyo w'igicaniro, ariko ko ntabonye igitambo. Urumva umuntu uzi igicaniro, umumaro w'igicaniro? Urumva umuntu uvunwa n'itorero,
urumva umuntu wibwiriza akamenya ibibura, abo nibo bakenewe mu itorero. Ndagira ngo mvuge uyu munsi mu itorero dufite abagaragu, ntago ntidufite abakristu barizwa n'umurimo w'Imana. Mu itorero twujuje abagaragu, yego si bose, ariko mu itorero dufite abagaragu, kandi abagaragu burya ntago babasha nyine bahora ari abagaragu. Urumva umugaragu cyamara, umugaragu akora ibyo agomba kuzahemberwa, umugaragu ategereza ibihembo. Ariko umuntu ufite itorero ku mutima ntahembesha. Umuntu ufite itorero ku mutima ntajya ahembesha, ahubwo avunwa n'itorero mu mutima. Haleluya. Ibi ndabivuga wenda hari bamwe bitaza kuryohera, ariko ndagira ngo mvuge neza ijambo ry'Imana uko rivuga. Abagaragu ba Aburahamu nababwiye ngo bahoranaga iminsi yose, bagendana iminsi yose, ntaho bigeze bamusiga. Ariko umunsi ajya ku gicaniro basigaye munsi y'umusozi. Mu itorero iyo tugeze ku kintu kiri ngombwa cy'agaciro mu itorero, ubona bamwe bigirayo, ubona bamwe ntibindeba, ubona bamwe si ibyanjye. Oya, jewe sindi w'itorero, ngenda umusanga. Oya, je narinje kureba gusa. Jewe reka narinze kugira ngo ndebe niba harimo ibintu byiza. Abo mu itorero barahari. Ariko umuntu wose ku gicaniro, umuntu utinze ku gicaniro, umuntu wabaye ku gicaniro, umuntu ufite umuriro w'igicaniro, niwe uhoza itorero ku mutima we, niwe ubabazwa n'itorero. Yageze mu itorero abona ibintu, hari ibintu bibura, akamenya ngo izi ntebe zabuze, hari intebe zikenewe, hano harabura agatute, hano harabura ibintu, hano harabura sente, hano harabura ibintu, itara ryahiye akibwiriza akarigura. Ariko umushumba wanjye urabona akagenda akamwambika, hari ikintu yabonye kibura. Uwo niwo muntu wabaye ku gicaniro, uzi igicaniro umumaro wacyo. Abantu rero burya b'indorerezi niba abandi twavuze abagaragu. Burya abagaragu baravunana, abagaragu baravunana. Umugaragu aravuga ati ariko genda ajyayo, hari uko wampembye. Nujyayo tugenda ugira ati ariko akabanza gushaka inyungu zibirimo, niba hari inyungu ze zirimo. Abagaragu niko bamera. Abagaragu burya ni abakozi, baba ari abakozi burya bategereza ibihembo. Kandi njya nkundira ijambo ry'Imana ribivugaho nabyo, ngo burya abo bose ibihembo byabo ni ibyo ngibyo, nta handi naho nga bigarukiye. Mu ijuru ntago biriyo. Iyo umuntu ahembesha ndenda kuvuga ku bacuranzi bacu, abangaba njya mbona benshi mu matorero babigize n'umwuga. Akaba ari mu itorero, avukiye mu itorero, umushumba akamubwira ati wagiye kunanga ugacuranga. Akabwira umushumba ngo ariko pastor urebe hanze ko bimeze nabi, nanjye ugomba kundebera. Asobanuye iki ngo agomba guhembwa, agomba guhembwa. Ariko Bibiliya iravuga ngo bene uwo nguwo ibihembo bye biba ari ibyo mu ijuru, nta biriyo. Yahembesheje n'ibyo abonye, nta bindi bihembo ategereje mu ijuru. Mu gihe acuranga akaba azi yuko ari mu bwami bw'Imana, akaba azi ko acuranga kugira ngo imitima y'abantu ihembuke igarukire Imana,
akaba arimo akora umurimo w'Imana mu itorero, ariko akabigerekaho gushaka guhembesha. Ibihembo bye nibyo, ndababwiza ukuri kandi si ukubabeshya. Ibihembo bye nibyo ngibyo. Ntabwo nirengagije yuko nawe akeneye ubuzima. Ubuse twese duhembeshe bandi, natwe tubikora dutegereye. ubuse nkanjye, reka si umushumba, ndi umushumba. Ibintu byose mu itorero njye kubwira nde? Nabikoze kubera guhamagarwa. Niba nzahembwa, niba ntazahembwa, ntawe mbaza. Ariko mu mutima wanjye nkurikije ibyanditswe byera uko bivugwa, niba Imana yarampamagariye gushumba, ngomba kubikora mu buryo buvuze, ngomba kubikora bishingiye mu byanditswe byera nk'uko bivugwa. Ninjya hirya y'ijambo uko rimvugaho, nkashaka kubanza gushaka indonyi, nkabwira umuntu ngo naze musengere, ariko abanze anzanire amafaranga, tayari ibihembo byanjye nibyo. Nta bihembo by'ubushumba burimo aho ngaho. Ibihembo byanjye naho niba natse amafaranga abakristo, nkababwira ngo mbere yuko mbasengera nimuzane amafaranga, ibihembo byanjye nibyo. Ariko iyo ukoze neza umurimo wayo nk'uko bikwiriye, Imana irahemba. Iyo ukoze neza umurimo wayo neza, ugashyigikira umurimo wayo, ukavuga ubutumwa bwiza, utanga amafaranga mu itorero kugira ngo agire icyo akora mu itorero, ukaza ukavuga ubutumwa bwiza ugamije kugira ngo abantu bakire, ukaza ugacuranga ukavuga ngo nkeneye yuko mbona icyubahiro cy'Imana kimanuka hano, ntabwo ushobora kudahembwa n'Imana. Imana iraguhemba. Ariko yuje ushyize imbere inyungu zawe, mbere yuko ushyira inyungu z'Imana imbere, ibihembo nibyo. Naho garukiye. Abanyumva baraza kunyumva nabi, ariko abumva ukuri baraza kukumva. Iyo ushyize imbere inyungu zawe, umenye ko ibihembo ari ibyo. Nta kintu uzabaza Imana, ntayo mafaranga uzabona nyine. Niba mvuga ubutumwa bwiza ngamije kugira ngo niyubahishe, inyungu nizo, ibihembo byanjye nibyo. Ubahisha Imana, Imana izakubahisha. Abraham azamukana Isaka, ariwe Imana yari yamusabye. Ntabwo yigize agisha inama, ntabwo yigize kujya impaka n'Imana ngo amubaze ngo kuki umusabye. Oya, ariko uzabona uyu munsi ubwira abantu uti muzane amafaranga tugure ibyuma, muzane tugure intebe, muzane tugure uyu muriro, muzane tugure aya matara yahiye, muze tugure ibintu bikene mu itorero. Bagatangira kubaza ngo se urashaka y'icyo ayo ngayo, ubwo yashonje. Oya, ntago ari ugusonza. Nta muntu w'Imana ujya usonza keretse yanyuze mu nzira zitari zo. Umuntu w'Imana uri mu nzira y'ukuri kw'Imana ntago ajya asonza. Nanone ashobora gusoza bitewe n'ukuntu irimo umugerageza, ariko umuntu w'Imana ntajya yambara ubusa, ntasonza. Iyo umuntu ukoze iby'Imana ishaka, iraguhemba. Icyo tubura gusa ni kimwe gusa, ni ukwihangana. Ariko tugize kwihangana, Abraham yari yihanganye, yihanganira umwana yari amaze guhabwa mu minsi mikeya, amubonye mu zabukuru, ariko ntiyatinda mu gusabwa n'Imana imusabye umwana, ntiyabitindaho. Iyo usomye neza uzasanga ngo Abraham igihe Imana yamusabaga umwana, ngo yari azi yuko Imana izamuzura ataranamujyana. Yari azi yuko Imana ifite ububasha bwo kuzura umwana we. Uko ni ukwizera. Rero bene data, dufashe umwanya munini cyane, ariko
ndagira ngo iri jambo rikuremo amakuru yawe cyangwa ni rya pasiteri. Yego harimo n'abapasiteri bafashe amatorero bayagira yabo, ariko itorero nta nyiraryo ni Kristo. Wowe uri umushumba ushumbyiza abandi. Abantu barimo barubaka amazina yabo hanze hanga, ibyo ni ibihembo uzahembwa hano. Bene data, ubwami bw'Imana si ubukinisho, si igikinisho. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi ugomba kuvunika byanze bikunze, ariko nyuma yo kuvunika hari ibihembo Imana izaguhemba ukiri mu isi n'ubugingo buhoraho. Aburahamu azamukana igitambo. Uyu munsi nawe ntawe ushobora kuzamukana igitambo mu nzu y'Imana utarigeze umenya igicaniro icyo ari cyo. Kwiriye kujya ku gicaniro. Bibiliya yatubwiye ngo abagaragu basigara munsi. Kuki batakomezanyije na Aburahamu? Mu itorero y'umushumba ageze ahantu hakenera abantu, ababwira ati ibi n'ibi birakenewe, bose bahinduka abagaragu. Mu itorero uyu munsi, yego si bose, ariko abenshi ni abagaragu. Bihunza inshingano, bihunza, ariko nibamara kubona ibintu byose bimaze kuba byiza, buri muntu wese atangire gushaka inshingano, buri muntu wese atangire guhagurukira pasiteri. Oya, hagarara nawe mu gihe nk'iki, Imana izabahemba mukiri kumwe niwitwara neza. Mwe kuba abagaragu, mube abana b'Imana. Mumenye ibikenewe mu itorero, mumenye ibikenewe ku mushumba, mumenye ibikenewe mu murimo wayo, mubikore nta nyungu zanyu mushyize imbere. Imana izabahemba, Imana izabagirira neza. Ndashoje. Nari mvuze kuri Aburahamu na Isaka. Nawe Imana hari icyo yakwaka ugikore. Niba hari ikintu Imana ivuganye nawe gikore, Imana izakwihembera. Simvuze ku isezerano, nari mvuze ku gicaniro. Isezerano nzarivuga ikindi gihe, ariko nari ndimo mvuga ku gicaniro. Nkubaza ngo ese wowe uri ku gicaniro? Ufite igicaniro mu mutima wawe? Burya iyo umuntu afite igicaniro aribwiriza. Iyo umuntu afite igicaniro arasenga bikamwemerera. Iyo umuntu avuze afite igicaniro abwiriza ubutumwa bwiza. Iyo umuntu afite igicaniro afasha abandi. Iyo umuntu afite igicaniro arameneka. Iyo umuntu afite igicaniro amenya ibibura mu itorero rye. Iyo umuntu afite igicaniro ntahembesha. Iyo umuntu afite igicaniro, ibintu byose biramworohera. Iyo umuntu afite igicaniro agira igikundiro. Iyo umuntu afite igicaniro, iyo mvuga igicaniro ndavuga Kristo. Iyo ufite igicaniro, aho ukomanze urakingurirwa. Iyo ufite igicaniro uracuruza ukunguka. Iyo ufite igicaniro nta kintu ubura. Ukeneye kugira igicaniro rero bene data, naho ngaho nari ngarukiye. Bene data, abari barihungije inshingano nuko mudafite igicaniro. Ongera ugarukane igicaniro mu mutima wawe. Nugira igicaniro uzakora ibishimwa n'Imana. Sinifuriza umuntu waba waratangiye umurimo w'Imana ngo awugeze hagati awihorere. Ahubwo ndakubwira ngo ongera usubiremo imbaraga. Nkuko Isaka yamenye yuko se nta gitambo afite, nawe ukwiriye kumenya so mu mwuka ko hari igitambo abura. Hari ikintu kibura mu itorero, hari ikintu kibura mu buzima bwawe, hari ikintu kibura mu iri sosiyete turimo, kandi ugomba kuba igisubizo cyaho ngaho. Hari ikintu kibura, hari ikintu kibura mu bwami bw'Imana, hari ikintu kibura kandi uri aho ngaho ufite igisubizo. So tugomba kugira igicaniro mu mitima yacu. Iyo dufite igicaniro bituma dukora neza, Imana ikishimira intambwe zacu. Imana ibabire umugisha rero, kandi ikomeze ibahishurire ijambo, kandi mukomeze kuyisoma, mukunde ijambo, mukunde gusenga, mwegere Imana, nibwo muzajya mugenda mubona Imana ibohora ubuzima bwanyu. Nsoje rero mbifuriza ishya n'ihirwe mu byo mukora byose, mugerageze mushaka Imana nayo izabiyereka. Reka nsenge Imana.
nsengeye mwami buri muntu wese wumvishe ijambo ryawe rikurikirane rikora imirimo n'ibitangaza. Bohora bari mu nzu z'imbohe ubatabare, bohora abashonje bagaburire, bohora abarwayi bakiza indwara, bohora abanyamasezerano mana usohoza amasezerano yabo, bohora abari inyuma yawe, abari kure yawe wongere ubasubize mu nzu yawe, abari badafite igicaniro wongere ubasubize mu mbaraga z'igicaniro. Umwuka wera amanukira ubuzima bwa benshi, kandi abashaka kwihana bava mu byaha ubabarire kandi ubazane mu nzu bakizwe, imbaraga z'Imana zibakoreremo. Urakoze mwami, ndagushimiye kubitwemereye, icyubahiro n'ikuzo n'ibyawe mu izina rya Yesu, amen. Shalom, amen.